Yesu nashimwe bene data, nshuti z'umusaraba, ni mwene so musenga Imana Zabroni, nongeye kubasuza muri iki gitondo mbifuriza amahoro ya Kristo Yesu, amahoro y'Imana abane namwe. Mwe mukurikirana channel ya Evangeliste Zabroni TV, mwe mwakoze subscribe namwe mutari mwayikora, nangize ngo mbasabe mbagirireho umugisha muri Kristo Yesu, nanjye mbabera umugisha. Mukore subscribe, share ndetse na comment, mujye musangiza n'abandi ijambo ry'Imana. Imana itugiriye imbabazi n'ubushake kugira ngo uyu muri iki gihe cy'uyu munsi tujye dusangira ijambo ry'Imana binyuze kuri uru rubuga. Ndakwinginze rero mwene data utari wakora subscribe, kore subscribe ndetse ukore no kukazogera kugira ngo tujye tubana mu ijambo ry'Imana. Ni mwene so, ndabashimiye mwe mwese mubasha kudutega amatwi, tukabasha kubana muri uyu mwanya mwiza. Imana ibaha umugisha kandi Imana iha umutima wanyu ibyo mwifuza byose. Hanyuma uyu munsi tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana umwuka w'Imana ashyize ku mutima wanjye, rifite umutwe uvuga ngo Imana izaturinde kwicuza bitagishobotse izanicuza. Ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya Yeremiya, ni ibice 8 ku murongo wa 20 na 21 na 22. Haravuze ngo isarura rirarangiye, iki rirashize kandi tudakijijwe. Mbabajwe n'umubabaro w'abantu banjye, ndirabuye, kwiheba kuramfashe. Mbese i Galeyadi nta muti womora uhaba? Kuki uruguma rw'ubwoko bw'abantu banjye rutakize? Akire neza ijambo ry'Imana ku bwa Kristo Yesu. Turasoma no mu gitabo kandi cy'Abami ba kabiri ibice 5. Turahera ku murongo wa 13. Abagaragu be baramwegera baramubwira bati, data, iyabo umuhanuzi yagutegetse ikintu gikomeye ntuba wagikoze, nkanswe kukubwira ngo iyuhagire uhumanuke. Nuko aramanuka yibira muri Yorodani 7 nk'uko uwo muntu w'Imana yari yamutegetse. Uwo mwanya umubiri we uhinduka nk'uw'umwana muto, arahumanuka. Hanyuma aragarukana n'abantu be bose kuri uwo muntu w'Imana, araza muhagarara imbere aramubwira ati, none umenye ko nta yindi mana iri mu isi yose keretse muri Isiraheli. None ndakwinginze enda ingororano n'umugaragu wawe. Elisa aramusubiza ati, nkurahiye Uwiteka uhoraho uwo nkorera, nta kintu cyose ndi bwakire. Amen. Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Aya magambo ni amagambo akomeye tugiye kuyaganiraho, kandi umwuka w'Imana abidufashemo kugira ngo tubashe gusobanukirwa n'ijambo ry'Imana. Dusomye ijambo ry'Imana mu gitabo cya Yeremiya ibice 8 ku murongo wa 20. Ijambo riravuze ngo isarura rirageze ndetse n'iki rirashize. Uyu ni umugabo bita Yeremiya, umugabo wahuye n'ibibazo bikomeye mu ihamagarwa bye. Uyu mugabo umunsi wa mbere yuzuye umwuka agatangira guhanura, yagiye imbere y'abantu avuga ngo ashimiye Imana ko yahanuye bakamwumva. Imana iramubwira ngo nubwo bagukomeye amashyi ariko witegure n'induru zabo. Uyu mugabo bita Yeremiya yahuye n'ibibazo byinshi mwihamagarwa bye. Mu muhamagaro we yahuye n'ibintu bikomeye, ahura n'intambara z'uburyo bwose, ngo yageze ku rwego bamufashe bamuta mu rwobo rwa metero 30 ari mu mbago. Imbago mu yandi magambo sizi dusanzwe tuzi insimburangingo, ahubwo kari akantu k'akamashu k'ibyuma bashyiraga mu muntu ku buryo kwicara bitakundaga usibye kuryama. Iyo umuntu yicaraga ka kantu kafataga imitsi cyangwa se kurambya ntibyakundaga, bigatuma imitsi ihagarara ndetse n'amaraso akaba yava. Ariko Yeremiya bamutaye muri uru rwobo ngo aboshye ari no mu mbago, ngo ageze mu rwobo abwira Imana, avuga ngo Mana waranshutse nemera gushukika, ariko Iyeri iramubwira ngo ntabaza ndagutabara, noneho nindangiza nkwereka ibintu biruhije wowe utamenya. Haleluya, Mana ishimwe. Yeremiya aba mu muhamagaro, ariko dusomye ijambo ry'Imana hano mu bice 8 ngo Imana iramutumira avuga ngo genda ubwire Abisiraheli, ubabwire aya magambo, ubabwire ngo isarura rirageze ndetse n'iki rirashize, ariko abantu banjye badakijijwe. Haleluya, haleluya.
iyo isarura rigeze cyangwa se ikirishize ni igihe kiba kigoye imyaka iba ivuye mu murima. Mu yandi magambo ni igihe abantu baba biteguye imvura, biteguye ibihe by'itumba, biteguye ibihe bidasanzwe. Ariko noneho ijambo riravuze ngo isarura rirarangiye ndetse n'iki naryo rirashize, ariko ngo abantu badakijijwe. Bibiliya iravuze ngo Imana irirabuye. Mu yandi magambo kwirabura ni ijambo rikomeye, ni igihe umuntu aba afite isura ariko isura ikaza guhinduka bitewe n'ibihe ahagazemo. None biravuze ngo Imana irirabuye. Haleluya. Ndetse mu yandi magambo uko yasaga ntabwo ari kwigisa. Wakibaza ngo mbese ni iki gitumye Imana yirabura? Ni iki gitumye Imana ihindura isura? Ni iki gitumye Imana ihindura uburyo? Ni iki gitumye isura y'Imana ihinduka? Ijambo ravuze ngo ni umubabaro w'abantu bayo. Iravuze ngo ndetse kandi iravuze ngo mbese i Galiyadi nta muti wo mu ruhaba. Iravuga ngo kubera iki uruguma rw'ubwoko bw'Imana rutakize? Nawe wakibaza ngo ni ukubera iki? Bundi ni iki gishobora gutuma igisebe kidakira? Ni igihe igisebe bacyomoye bagica hejuru. Ijambo ryarambwiye ngo impamvu uruguma rw'ubwoko bw'Imana rutakize, bagiye barwomora ariko baruca hejuru. Haleluya. Barwomoye baruca hejuru. Munsi umwe nigeze kugira ikibazo, umwana wanjye arwara ikibyimba, bamujyana kwa muganga. Yararwaye ikibyimba ahantu habi mu Rubavu. Abagezeyo basanga ko icyo kibyimba kigomba kubagwa. Madamu yaragiye ku bitaro bimwe, baramuhindura bamuha transfer imujyana ku bitaro bya CHK kugira ngo umwana azajye guhura n'umudogiteri w'abana amubage. Ariko nimugoroba bamaze kumuha transfer avuga ngo ntabwo ari bujyeyo muri iryo joro, arataha avuga ngo warajyaho mu gitondo. Ari muri bisi ahetse umwana kubera n'umunaniro umwana yari afite no kurara arira, ndetse na madamu nawe ananiwe kurara ahagaze, ngo abari mu nzira barimo bagenda, ikibyimba kiza kwituritsa. Kiturikije umudamu ntiyabimenya, ariko ajishuye umwana asohotse muri bisi abona cya kibyimba cyamenetse. Ariko nubwo iki kibyimba cyari cyamenetse, cyari gikenewe ibintu bikomeye. Mbere na mbere cyari gikenewe kugikanda kugira ngo nyiramwana cyangwa icyana cyacyo kirimo imbere gisohokemo. Ariko kubera amarangamutima yanjye y'umwana na emosiyo z'umwana, kubera ibihe nari mpagazemo by'urukundo, nari nkunze umva abona imbaraga zo kumukanda. Ariko nubwo kumukanda ukuri cyangwa abishobora, ariko yari yo nzira ya mbere yo kuba namukiza kugira ngo abashe kubona ubutabazi. Ariko ngewe nzamurira ku marangamutima yanjye, ndavuga ngo sindi bumukande. Haleluya. Maze kuvuga ngo sindi bumukande, nta kindi cyari gisigaye. Cya kibyimba cyagombaga kugira ingaruka kuko kitigeze gikandwa ngo imyanda ishiremo. Ariko umuturanyi arangije arambwira ngo genda, arampeza nshyira hanze. Arangije afata wa mwana aramukanda. Sinigeze numva umwana ataka mu by'ukuri. Umwana yaranye gusa sinamenya ko yanamukanze. Umuturanyi arangije arampamagara arambwira ngo ngwino umwana arangije kumukanda. Sanga havuyemo ibintu by'amashyira, havuyemo ibintu bibi cyane. Ariko mbona umwana mu minsi mikeya, mu minsi 2 yashize, umwana yatangiye kuba muzima, igisebe gitangira kuma kubera ko yari yakanze. None ijambo ry'Imana rivuze iki? Niba uwo mwana naramugiriye impuhwe nkanga kumukanda, dufite abantu muri iyi minsi banze gukanda ibibyimba. None Imana iravuze ngo uruguma rw'ubwoko bw'abana banjye ntabwo rwigeze rukira, kandi rwazize gukandwa, bazize kurwomora baruca hejuru. Iyi minsi ya none dufite abantu barimo bomora inguma bazica hejuru kubera inyungu zabo bwite, kubera ko bafite ibyo bashaka kuri bagenzi babo, kubera ko bafite ibyo bakeneye kuri bagenzi babo, kubera ko bafite ibyo bakeneye kubo bayobora, kubera ko bafite ibyo bakeneye kubo basengera, kubera ko bafite ayandi marongo. Bakababwira amahoro kandi ari nta, bakababwira ko babonye visa, bakababwira ko babonye ibitangaza, bakababwira ko bagiye hanze. Ariko Bibiliya yivuze iki? Iravuze ngo hanze hazaba imbwa n'abarozi n'abasambanye ndetse n'ababeshya bakabikora. Abo ngabo nibo bazaba hanze. None we barakubwira ngo ugiye hanze kandi umutima wawe nawe urawuzi, hari ibyo gushinja nawe urabizi, warangiza nawe ngo nibyo, warangiza ukananirwa gusenga Imana ngo iguhishurire, ukicara ku masezerano y'amahoro, ukabuza ngo Imana yavuganye nawe, ariko nyamara abagukeneyeho amaronko, nyamara atari Imana yigeze ivugana nawe, ahubwo ari abantu bavuganye nawe. Imana ifite agahinda kenshi, irababaye, ibabajwe nawe wa muhanuzi we, ibabajwe nawe wa muvuga butumwa we, ibabajwe nawe wari usanzwe uyobora, wowe ufite intama
musanzwe uyobora, wowe ufite abantu bari barwaye, wari ukeneye gukanda ibibyimba, ariko uyu munsi wa none ukaba utarimo ukanda ibibyimba, ahubwo ukaba urimo womora ibisebo bica hejuru. Iyera ya Isiraheli iravugana nawe muri aya masaha, iravuga ngo irababaye, kandi ikindi cya kabiri ngo irirabuye. Nta kindi kirimo kiyibabaza, ni uruguma rw'abantu bayo mwagiye mwomora muca hejuru, ariko iravugana nawe uyu munsi, iravuze ngo isarura rirarangiye ndetse kandi n'iki rirashize, ariko uruguma rw'ubwoko bw'abana b'abantu ntabwo rwigeze rukira. Niyo mpamvu Imana irimo ivugana nawe muri aka kanya wininire, shobora byo iravugana nawe, irababaye, ifite agahinda kenshi kubw'uruguma rw'ubwoko bwayo rutigeze rukira. Mwafashe ibibyimba by'ubwoko bw'Imana, murangije mubikanda mubica hejuru, mwanze kubwira abantu kwihana ibyaha byabo, mubabwira imirimo n'ibitangaza, ariko uyu munsi wa none Yera ya Isiraheli imivugana nawe, iravuga ngo isarura rirarangiye ndetse n'iki rirashize, ariko ngo abantu ntabwo dukijijwe. Imana ifite agahinda kenshi, ibabajwe n'abantu badakijijwe, ibabajwe n'abantu bari kugendera mu nzira zidatunganye, ibabajwe n'abantu bari gutekinika. Uyu munsi wa none ijambo ry'Imana ukimara kuryumva, wongera wisuzume, wininire. Bakubwiye byinshi, bakubwiye amasezerano y'amahuri, abari bagukeneyeho inyungu, abari bagukeneyeho amarongo, abari bagukeneyeho imibereho, ariko uyu munsi wa none wumvishira ijambo, wongera wisuzume, ujye imbere y'Imana, wongera ubwire Imana ikubuhure, uvuge ngo ibibyimba byanjye bakanze baca hejuru, wongera ubihonyore muri uyu munsi. Icyo Imana igukeneyeho ni ijambo rimwe rifite inyuguti 9, ijambo ryitwa mbabarira, ijambo ryananiwe n'abagabo benshi. Nasomye biransanga abantu bananiwe n'iri jambo, Imana yashatse kugira ngo barivuge, barangije ntibarivuga, bagira umuvumo ukomeye cyane. Aba bagabo bagize iherezo ribi. Aba bagabo harimo umugabo bita Adamu ndetse n'umugore we bita Eva. Ubwo bari bamaze gukora icyaha, Imana yabatiriye umutima, irangije irabasanga, irabegera, irababwira ngo mbese Adamu uri hehe? Avuga ngo ndi hano ndihishe. Imana ntiyari iyobewe aho Adamu yarari, ahubwo yagiraga ngo imwatire umutima kugira ngo yumve ko avuga ijambo bita mbabarira, ariko ananirwa kurivuga. Imana irangije iramwegera, iravuga ngo mbese ibi mwakoze n'iki? Nka Adamu yavuze ngo mbabarira, haravuga ngo umugore waremye, mu yandi magambo afata icyaha abakimuriye ku Mana. Imana avuga ati umugabo ashobora kuba adakizwe, irangije yegera umugore, avuga ngo mbese Adamu bimeze bite? Eva bimeze bite? Eva avuga ijambo rikomeye, haravuga ngo inzoka waremye, mu yandi magambo nawe abafashe icyaha cyerekeza ku Mana. Imana irabitegereza, yari yamanukanye ibikapu bibiri. Abasesenguzi ba Bibiliya niko bavuga, igikapu cya mbere cyarimo imbabazi, igikapu cya kabiri cyarimo iby'Imana yagombaga kuba. Irangije ibwira umugabo bita Eva, bita Adamu, iramubwira ngo guhera uyu munsi ibyo kurya byawe uzabibona wiyushya kure, kandi iramubwira ngo icya kabiri uzahinga umurima haze ibitovu. Irangije isatira umugore, iramubwira ngo nawe kuko utigeze ugira gukiranuka, nawe uko igise kizajya kigufata, aba ariko uzajya wibuka umubaro wambabare, kubera ko bana no kuvuga ijambo bita mbabarira. Ariko uyu munsi wa none Imana irakubwira ngo isarura rirangiye kandi kirirashize, iguhaye amakuru hakiri kare, iragutangariza uyu munsi, iraguha amakuru yuzuye, ikubwira ngo uyu munsi wa none ibyari byarakunaniye isaba Imana imbabazi, kuko igihe cyawe ahari cyaba ari iki, igihe cyawe cyaba ari iki ngiki, igihe cy'amanywa. Ariko nubwo uri kubona ari amanywa, ijoro rigiye kugera aho umuntu wese atabasha kureba. Iki gihe kigiye kugera cy'ijoro, ndakwinginze nshuti mwene data, isarura nubwo rirangiye, ariko uyu munsi abantu badakijijwe, wongera ujye imbere y'Imana, wongera uce bugufi ubwira Imana, wibwire ngo Mana ndagarutse. Imana ntabwo ikeneye umubare w'abantu benshi, ahubwo ikeneye abihana. Muririmbyi aririmbye indirimbo ikomeye, avuga ngo abagezeyo baragwiriye kandi ngo baranezererwa umwana w'intama. Ariko avuga ijambo nakunze, avuga ngo nawe niba ushaka ko tujyana uyu munsi wa none ni wihane, nurangiza umwiringira gukiza ubu, maze ubone izina rya munsi wa none. Imana iragukeneye, Imana ikeneye kuvugana nawe mu izina rya Yesu. Twasomye kandi inkuru z'umugabo bita Namani, umugaba mukuru w'ingabo z'Isiriya. Uyu mugabo yantangaje, nsoma inkuru z'uyu mugabo zantangaje, zituma ntekereza byinshi. Bibiliya ivuga ngo yari umugaba mukuru w'ingabo z'Isiriya.
soma inkuru z'uyu mugabo nabonye ibintu bigera muri 4 byaranze uyu mugabo byanteye kwibaza ngo mbese uyu mugabo yari mu ntoki. Icyambere ngo yari umugaba mukuru w'ingabo, mu yandi magambo yari umujenerale, yari umunyacyubahiro uhambaye, yari umunyembaraga, yari umuntu mbega niwe wari uhagarariye ingabo z'Abasiriya. None Bibiliya avuga ngo yari umutoni kuri shebuja. Iki ni icya kabiri cyantangaje. Mu yandi magambo niwe muntu wari uzi gupanga urugamba, niwe muntu wari ufite pura, niwe muntu wajya gugaba urugamba ibintu bikagenda neza. Bibiliya iravuze ngo uyu umugaba mukuru w'ingabo z'Isiriya ngo yari umunyacyubahiro kandi yari umuntu udasanzwe, yari umunyamaboko w'intwari. Icya kane mu yandi magambo uyu mugabo yari umugabo mwiza w'ibigango, yari umugabo mwiza ufite mu mutwe, yari umugabo mwiza wari ufite ubuhanga ndetse n'ubushobozi mu by'urugamba, yari umugabo umwami w'Isiriya atagombaga gutakaza mu ngabo ze. Ariko Bibiliya iravuze ngo yari umubembe. Haleluya, yari umubembe. Icya gatanu gikomeye ngo niwe Imana yajyaga ikoresha kugira ngo Abasiriya baneshe, ariko yari umubembe. Nibajije ngo niki cyajyaga gituma Imana imukoresha kandi ari umubembe. Umunsi umwami wa Isiraheli Ahabu yakoraga ibyaha, Imana ikavuga ngo Imana ikagambirira kumwica. Ubwo yajya gutera Iramati y'i Galiyadi ari ku rugamba agiye kurwana, ari kumwe na Yehoshafati yiyoberanyije, ngo ageze ku rugamba ngo biravuga ngo umusirikare ngumwe ngo afora umuheto, ngo apfa kurasa, ngo arasa mu ruteranyirizo rw'imyenda y'umugabo bita Ahabu. Wakibaza ngo uyu mugabo ninde warashe uyu mwami Ahabu? Abasesenguzi ba Bibiliya baravuga ngo uyu mugabo ni Namani, uyu mubembe w'Isiriya, uyu mugaba mukuru w'ingabo z'Isiriya niwe wafoye umuheto apfa kurasa umwami Ahabu wa Isiraheli. Uyu mugabo akimara iki gikorwa ngo yanye isezerano rikomeye n'Imana. Imana ngo imugira umukuru, ngo akaba ari wizagikoresha kugira ngo Abasiriya baneshe. Haleluya. Ariko yari umubembe. Ngo muri icyo gihe Abasiriya bajyaga bajya kunyaga, bakajya kunyaga muri Isiraheli. Ngo bagezeyo banyaga akana k'agakobwa k'Isiraheli, barakajyana bajya kukagira umuja wa Mukanamani. Kamare kugerayo kabwira nyirabuja, karamubwira ngo databuja, iyaba yakamenye ko muri Isiraheli harimo umuhanuzi ntabwo yakabaye arwaye ibibembe. Namani ngo ajya kubwira ngo umwami w'Isiriya iby'umwana banyaze muri Isiraheli. Umwami w'Isiriya ngo abyumvise abwira Namani avuga ngo haguruka ugende ujye muri Isiraheli, nanjye ndaza kwandika inzandiko ntume ku mwami wa Isiraheli mubwire ko bagomba kukuvura ugake. Ngo Namani ahera ko aragenda, ajyana itaranto, ajyana ibintu by'agaciro, ajyana ibintu byinshi. Ahari yibwiraga ko ari bufatiranye umuhanuzi nk'ibyo njya mbona mu iyi minsi ya none. Ariko turashimira Imana ko nubwo Elisa yari ari aho ngaho ariko atari ameze nk'abo muri iyi minsi ya none. Haleluya, haleluya. Ngo aragenda ageze ajyana ibintu by'itaranto n'ifeza, ajyana imyambaro yo gukuranwa 10, ngo ajyana ibintu byinshi. Haleluya. Arangije ngo ajyana n'urwandiko ngo yari yahawe n'umwami, handitsweho ngo nuko rero ngo urwo rwandiko ngo nirukugeraho ngo nkohereje umugaragu wanjye Namani ngo umukize ibibembe. Umva uko umwami w'Isiriya yandikiye umwami wa Isirayeli. Yamwandikiye urwandiko avuga ngo nkohereje umugaragu wanjye Namani. Akigeraho ngaho icyo nkeneye ndashaka ko akiri ibibembe. Haleluya. Ngo umwami w'Abisiraheli amaze gusoma urwo rwandiko, akirurambura, mu yandi magambo akimara gusoma ibyari byanditsemo, ngo ahita ashishimura imyenda ye, aravuga ati ariko uwo mugabo kunyohereza umuntu ngo muvure ibibembe, ni nge Mana yica kandi ikabeshaho? Mbese ni ngewe muganga? Ngo nuko nimubitekereze ndabinginze. Ahita abiganiriza abandi abagaba b'ingabo, abiganiriza abantu bibyegera bye muri Isiraheli. Arangije ababwira ngo mumenye ibiba byose, mumenye ko umwami w'Isiriya ari manyendereza. Ngo ari Elisa umuntu w'Imana ngo yumvise ko umwami w'Abisiraheli yashishimuye imyenda ye, ngo atuma hati niki gitumye ushishimura imyenda yawe? Mureka nsange aramenya ko muri Isiraheli harimo umuhanuzi. Haleluya. Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Umaze igihe kirekire bagushuka, umaze igihe kirekire bagutekaho imitwe, umaze igihe kirekire uhura n'abatubuzi, umaze igihe kirekire
bakwizeza ibintu kandi nawe ubizi ko nta nzira, ariko ndagira ngo ngutangarize ngo iyaba wari uzi ko muri Isiraheli harimo umuhanuzi, wakagombye kumenya mbere na mbere ijambo ryarambwiye ngo nta mahoro y'umunyabyaha ngo ni kuwiteka avuga. Icya kabiri ijambo ryarambwiye ngo nuhisha ibicumuro byawe ntuzagubwa neza, ngo ariko nubyaturuka bireka uzababarirwa. Mana ishimwe, Mana ishimwe, Mana ishimwe. Elisa ngo amaze kumva ko umwami wa Isiraheli yashishimuye imyambaro, aramubwira ngo mbese niki gitumye ushishimura imyambaro yawe? Niki gituma? Mu yandi magambo, gushishimura imyambaro k'umwami cyari ikimenyetso cyerekana ko atsinzwe, cyari ikimenyetso cyerekana intsinzwi. Ariko ngo Elisa amaze kubyumva avuga ngo umwami w'igihugu cyacu niki gitumye ashishimura imyambaro ye? Aramubwira ngo nimumubwire abwire uwo mugabo bita Namani naze agere muri Isiraheli, ari buze kumenya ko muri Isiraheli harimo umuhanuzi. Dukeneye abantu b'Imana nka Elisa, dukeneye abantu b'Imana babwiza abantu ukuri, dukeneye abantu b'Imana bakandi bibyimba bakabimaramo, dukeneye abantu b'Imana bomora inguma z'ubwoko bw'Imana batazica hejuru, dukeneye abantu b'Imana bagendera mu mujyi Imana ishaka, dukeneye abantu dukeneye umuhanuzi umeze nka Elisa. Haleluya. Umushunemukazi yaramubonye, arangije amwubakira inzu yo hejuru, aravuga ngo agomba kujya aba hejuru muri etaje hejuru, kuko yarabonye umuntu w'Imana. Uyu munsi wa none dukeneye umuntu w'Imana, dukeneye umuntu w'Imana. Nawe ukeneye umuntu w'Imana ku buzima bwawe, ukubwiza ukuri akakubwira ngo iyera ya Isiraheli ivuze gutya, atari amaronka gukeneye, atari ibindi bindi agukeneye, atari ukugira ngo agire ibyo agutwara. Dukeneye umuhanuzi w'Imana ufata umwanzuro mu gihe gikwiriye, dukeneye umuhanuzi w'Imana ukanda ibibyimba by'abantu, dukeneye abantu b'Imana bavuga ijambo ry'Imana uko riri, dukeneye abantu b'Imana bahagarara mu cyuho kugera ku rwego Imana yiferisita ikavuga ngo yaba nari mfite babiri nka igihugu cyaba amahoro. Dukeneye umuhanuzi w'Imana uhagarara mu gihe nk'iki gikomeye, abandi batangiye gutandukira, abandi batangiye kujya kuzana amavuta, abandi batangiye kugendera mu murongo udakwiriye. Dukeneye umuntu w'Imana ufata umwanzuro ukwiye. Mana ishimwe. Haleluya. Dukeneye umuntu w'Imana. Ngo nuko Namani araza, ngo azana n'amafarashi ye n'amagare ye, ngo ahagarara ku muryango w'inzu ya Elisa. Mana ishimwe. Haleluya. Ngo Elisa ahera ko amutuma hati, genda wiyuhagire muri Yorodani 7, umubiri uzasubira uko wari uri. Mana ishimwe. Elisa yamutumyeho, ntabwo yigeze abanza kuza ngo bajye mu biciro, amubwire ngo ndagusengera ari uko umpaye. Haleluya. Kandi uyu mugabo bita Namani ubutunzi yari abufite, yari afite imibereho, yari umugabo wari ufite ibyari bikenewe, ndetse Bibiliya yavuze ngo aza yari afite ibintu byinshi, yari afite imyenda yo gukuranwa, yari afite ifeza ndetse n'izahabu, aza kureba umuhanuzi. Ariko umuhanuzi ntiyabiha agaciro, arangije amutumaho, aramubwira ngo genda ujye kuri Yorodani, numara kugerayo wibire muri Yorodani 7, ibibembe byawe biraza gukira. Mu yandi magambo, muri Isiraheli muri iki gihe ntabwo umuntu yari yemerewe kwegera umubembe, ntiyari yemerewe gufata ituro ry'umubembe, ntiyari yemerewe gukora ku mubembe. Nicyo cyatumye Elisa amutuma, aramubwira ngo genda numara kugenda ujye kuri Yorodani. Si ngombwa ngewe yuko ndi buhage, kuko iri muri ngewe ndayizi, ikorera muri ngewe ndayizi, ikorana nanjye ndayizi. Wowe manuka kuri Yorodani. Namani ngo akimara kubyu arangije agira umujinya n'agahinda kenshi, avuga ngo mbese iyi Yorodani yari isoko yaturukaga muri Siriya, yakomokaga ku nzuzi za Afurika n'izindi. Ngo ariko Namani ngo akimara kubyu avuga ngo mbese niki cyatumye nirirwa nzahanga, ko n'ubundi wacu hari isoko nziza, ko n'ubundi amazi yagera ahangaha n'ubundi aturutse iwacu, kubera iki yumvaga ko nabanza kuza muri Yorodani? Ngo agira
yihute abitindaho, ariko mu kubitindaho ngo umugaragu we amubwira ijambo rikomeye, aramubwira ngo mbese umuntu w'Imana iyo yaba yakubwiye ibirenze ibyo ntiwari bubikore? Wamanutse muri Yorodani ukareba imirimo n'ibitangaza. Ngo Namani amare kubyumva, amaze kumva iyo nama, arangije amanuka kuri Yorodani. Amaze kugera kuri Yorodani, Bibiliya yivuze iki? Iravuze ngo yibiramo ubwa mbere. Amaze kwibiramo ubwa mbere, bivuze ngo yazamutse nta cyaba, asubiramo bwa kabiri abona biranga, ubwa gatatu abona ntibirimo byemera, ahari yageze ku nshuro ya gatanu abona birashinyitse bimeze nabi, ariko ku nshuro ya karindwi Bibiliya yavuze ngo nuko arangije ngo azamuka afite umubiri nk'uw'uruhinja. Mana ishimwe. Haleluya. Umugaragara amubwira ngo mbese kukubwira kujya muri Yorodani bigutwaye iki? Ese aramutse akubwiye ibirenze ibyo, byo ntabwo wabikora? Kuki wiha amahoro? Kuki abantu baguha amahoro? Ibyo wakoze urabizi, inzira ucamo urazizi. Haleluya. Ariko barakubwira kwihana, urumva bakubwiye nabi. Barakubwira kugira ngo uce bugufi imbere y'Imana, ukumva ni inzira, mbega ukumva ni ubundi buryo, ukumva barimo barakubwira nabi kubera kumenyera kubwirwa ibitangaza, kugenda ubwirwa ibitangaza. Bakwakirije ibitangaza mbere yo kukwakiriza nyiri ibitangaza. Ariko uyu munsi wa none mbese arabaramutse bakubwiye ibirenze ibyo ntabwo wabikora? Kukubwira kwatura ibyaha byawe, bakubwiye ibirenze ibyo ngibyo ntabwo wabikora? Nishimwe. Haleluya, haleluya. Ngo amaze kwinjira muri Yorodani, Bibiliya yavuze ngo nuko avamo umubiri we umeze nk'uw'uruhinja. Soma izi nkuru natangaye. Ndagira ngo ngutangarize ngo kuba ufite amakote 20, kuba uhagarara imbere y'abantu bagafashwa. Haleluya. Ijambo ryavuze ngo uyu mugabo bita Namani, ngo nubwo yari umubembe, nubwo yari umunyacyubahiro, mu yandi magambo n'ibiterane yajyaga, mu yandi magambo wanabwiriza abantu bagafashwa ariko uri umubembe, wahanura abantu bagafashwa ariko uri umubembe, waririmba gospel abantu bakemera ariko uri umubembe. Ariko uyu munsi wa none ijambo riravuze ngo uyu mugabo bita Namani nubwo yari umubembe, ariko ngo niwe Abasiriya, ngo niwe Imana yajyaga ikoresha kugira ngo Abasiriya bane. Mu yandi magambo yari afitanye isezerano rikomeye n'Imana. Hari igihe wabayeho mu buzima bwiza, muririmbyi yabivuze neza, araririmba ari mu mwuka, avuga ngo ntabwo nzigera nibagirwa igihe nakizwaga, ngubwo Yesu yazaga muri nge. Ariko none muri aka kanya wabayeho mu bihe byiza ubana n'Imana, Imana yabaye mu ruhande rwawe ukora neza, ariko uyu munsi wamaze gutandukira. Nyamara wajyanye isezerano n'Imana rikomeye, ubwo yamaraga kukuzuza impano y'ubuhanuzi, ubwo yakuzuzaga impano y'ijambo, ubwo yakuzuzaga impano y'ubushumba, ubwo yakugiraga umuntu udasanzwe, wagiranye isezerano n'Imana, ariko ibibembe byaragufashe. Uyu munsi none ntabwo ushaka kumanuka muri Yorodani, urakihagazeho muri aka kanya. Ariko ndagira ngo ngutangarize ko muri Isiraheli harimo umuhanuzi, kandi akubwiye ibirenze ibyo wabikora. Wongera ujye imbere y'Imana, wongera uce bugufi, wongera ufata akanya wininire, wongera utekereze ku nzira zose wagiye ucamo, kugira ngo iyera ya Isiraheli yongere kugirira icyizere, yongere gukoresha utari nk'icyapa. Hari igihe unyura ku cyapa ugiye ahantu kikakuyobora aho uri mujya, ndetse kikakwereka inzira uri bugendamo, ukagenda ugakora ibyo wagombaga gukora, ariko warangiza ukagisanga ku nzira aho wagisize akaba ariho ugisanga, ndetse akenshi kikahanyagirirwa, ariko abagenzi cyabayoboye bakagenda. Uwo munsi wa none ndagusengeye, wowe urimo wumvira ijambo ry'uyu munsi, ndagusengeye ngo Imana iguhumanure. Ibibembe byari byaragufashe, ibibembe byari byarakubasa, ibibembe byari byarakujeho, bituma wambaraga neza bakakubona nk'umunyacyubahiro, bituma bavugaga abantu bakakubona mwa ya shusho y'icyubahiro. Ariko uyu munsi wa none wari umubembe. Uyu munsi wa none nagira ngo utangarize ngo umugabo bita Namani iyo yinjiraga muri ministeri y'ingabo yabaga yambaye amanyenyeri ajojo, ariko yari umubembe. Nubwo abantu batigeraga babimenya, ariko yari umubembe. Nubwo yajyaga mu nama y'abakomeye, ariko yari umubembe. Nubwo yari afite protokolo zamurindaga, ariko yari umubembe. Nubwo yari afite umutwe wari ushinzwe kumurinda, ariko yari umubembe. Nubwo yagiraga muri izo nzira
zose ariko yari umubembe. Nubwo yaryaga icyo ashatse ariko yari umubembe. Nubwo yavugaga ari kumvikana ariko yari umubembe. Uyu munsi wa none ndagira ngo utangare, uyu mwana w'umukobwa w'umunyage arangije abwira umugore wa Namani, aramubwira ngo databuja yaba yakamenye ko muri Isiraheli harimo umuhanuzi. Uyu munsi wa none ibibembe bye byakira. Akimara gutangaza ayo makuru, uyu munsi nanjye nkuzaniye inkuru. Uyu munsi wa none nguhaye itangazo rivuga ngo tandukana n'ibibembe byawe ibyari byaratumye udashyikira ubwiza bw'Imana. Uyu munsi manuka muri Yorodani wongere wibire karindwi. Uyu munsi wa none manuka muri Yorodani, umubiri wawe uravuma umeze nk'uw'uruhinja. Umunsi wa none umwuka wera arongera kugarukeho. Igihe umwuka wera amaze igihe kirekire yaragiye, abantu bakakubona mu ishusho ya kera ariko umwuka wera atakikuriho. None uyu munsi wa none ndakwingingira ishobora byose, wongere umanuke muri Yorodani, umwuka wera yongera kumanukeho, indirimbo zongere zimanuke, ibihimbano by'umwuka wongere wuzure umwuka wera, uvuga urundi rurimi wongere wuzure umwuka wera, wongere uhanure. Wari umaze iminsi waranamutse, wari umaze iminsi waracitse intege, wari umaze iminsi uri mu bihe bibi, ariko uyu munsi wa none wongera wibire muri Yorodani kandi wibiremo karindwi. Bwiza na bwarukeho bwiza, ibendera ry'Imana ryongere rimanuke ku buzima bwawe, kuko ari Imana ivuganye nawe muri aka kanya. Wongera witandukanye n'ibyo bibe, wongera witandukanye n'ibyo byadugutandukanyije n'ubwiza bw'Imana. Wongere ufate umwanzuro ukwiye. Bibiliya yavuze ngo isarura rirarangiye, ndetse kandi ngo n'iki rirashize, ngo reko abantu benshi badakijijwe. None ijambo ry'Imana ryavuze iki? Ngo Imana irirabuye, Imana ifite agahinda, irababaye kandi ndetse ngo ifite umubabaro mwinshi, ngo yabajwe n'agahinda k'abantu bayo. Irabaza ngo mbese Igaliyadi naho waruri uyu munsi, Igaliyadi naho wavugiraga ubutumwa bwiza, Igaliyadi naho wavugiraga ijambo ry'Imana, Igaliyadi naho wahanuriraga, Igaliyadi naho wasengeraga. None ijambo ry'Imana rivuze iki? Riravuze ngo Igaliyadi nta muti wo mu ruhaba, kuki uruguma rw'ubwoko bw'Imana rutakira, kuki uruguma rw'ubwoko bw'Imana rudakira. Mbese ni ukubera iki? Ariko twamaze kubona impamvu, ngo nuko bagiye barwomora waruca hejuru. Wahuye n'ababyaza babi, wahuye n'abantu bagiye bagubeshya, wahuye n'abantu bakubwiye ibitangaza batigeze bakubwira nyiri ibitangaza, wahuye n'abantu bakubwiye ibitangaza batakumenyesheje gukurikira nyiri ibitangaza. Ariko uyu munsi wa none nkuzaniye inkuru ikubwira ngo Imana izakurinde kwicuza ibintu bitagishobotse. Niyo mpamvu muri aka kanya ngo utangarije itangazo rivuga ngo wongere uce bugufi muri aka kanya, ubwiza bw'Imana bwongere bukugarukeho, igitinyiro cy'Imana cyongere kikubeho, amavuta y'Imana yongera kubonekeho. Wari umaze iminsi warazanye iminkanya kuko ubwiza bw'Imana bwari bwarakuvuyeho, ariko uyu munsi wa none ubwiza bw'Imana bwongere bukugarukeho. Kandi bukugera munsi wa none twifuza wongere umanuke muri Yorodani, wongere wibire mu bwiza bw'Imana bwongere bukugarukeho. Ku murongo wa 15 haravuze ngo hanyuma agarukana n'abantu be bose kuri uwo muntu w'Imana. Uwo ni Namani, amaze kubona, amaze gukira ibibembe bye, amaze kubona yongeye kwakira ubwiza bw'Imana, amaze kubona ibibembe bishize ngo afite umubiri nk'uw'uruhinja. Biravuze ngo agarukana n'abantu be bose kuri uwo muntu w'Imana, araza amuhagarara imbere, aramubwira ati noneho menye ko nta yindi Mana iriho mu isi yose keretse muri Isiraheli. None ndakwinginze enda ingororano y'umugaragu wawe. Haleluya. Azi imbere y'umuntu w'Imana. Haleluya. Amaze kumuza imbere azana ibiguzi. Haleluya. Avuze ijambo nkuzi, avuze ijambo rikomeye, aravuze ngo noneho menye ko muri Isiraheli, aha ndahakunze cyane, menye ko muri Isiraheli nta yindi Mana iriho mu isi yose keretse Imana ya Isiraheli. Mana ishimwe. Aravuga ngo none nzanye ingororano y'umugaragu wa. Haleluya. Umva uko umukozi w'Imana Elisa yamusubije. Haleluya. 16 Elisa aramusubiza ati nkurahiye Uwiteka uhoraho uwo nkorera. Haleluya. Nkurahiye Uwiteka uhoraho uwo nkorera. Haleluya. Nta kintu cyose ndi bwakire, nta mafaranga, nta myenda, nta modoka, nta biryo, nta kintu na kimwe ndi bwakire, ntacyo ndi bwakire. Ntabwo yari yemerewe kwakira ituro ry'umubembe. Haleluya. Ntiyari yemerewe kwakira ituro ry'umubembe. Ntabwo umuhanuzi w'Imana, ntabwo Elisa profete, umukozi w'Imana, ntiyari yemerewe kwakira ituro ry'umubembe. Mana ishimwe. Haleluya. Ntiyari yemerewe kwakira umufuka w'umuceri w'umubembe.
yarazi ko Imana ishobora byo, Imana ya Isiraheli, Imana akorera, yarazi ko Imana ifite ibyo byose, ntiyari yemerewe kwakira ituro ry'umubembe. Arangije Namani uyu mubembe akimara guhumanuka azi imbere, aramubwira ngo amafaranga ndayafite, aramubwira ngo ibyo ukeneye byose ndabifite, none nyemerera ubyakire, nyemerera ubifate. Ariko Elisa amubwira amagambo asemerewe, umva, ntabwo nemerewe kwakira ituro, sinemerewe kugira ikintu na kimwe mfata, yaba kositime, yaba imyambaro, yaba baze, yaba ibubu, sinemerewe kugira ikintu na kimwe nakira, kubera ko ryari ituro ry'umubembe. Mana ishimwe, haleluya. Ngo aramugomera kugira ngo abyende, undi aranga. Mu yandi magambo, kumugomera mu yandi bishatse kuvuga ngo Namani aramuhatiriza. Haleluya, haleluya. Aramuhatiriza, aravuga ati nyemerera, no mfasha wakire, fata ibi ngibi ndimo ndaguha, akira, kuko ibimbayeho ni ibintu bidasaza. Nanjye mbonye ko muri Isiraheli harimo umuhanuzi, mbonye ko muri Isiraheli harimo umuntu w'Imana, mbonye ko muri Isiraheli harimo izindi mbaraga, mbonye ko muri Isiraheli hari Imana. Ariko nyemerera muri aka kanya wakira ibintu akira ibindi mo ndaguha. Bibiliya ivuga ngo aramugomera, aramuhatiriza, mu yandi magambo aramubwira ngo nyemerera nguhereze ibi bintu. Ariko Elisa aramubwira ngo sinshobora kwakira ikintu na kimwe, cyaba icyo ari cyo cyose, ibyo wazana byose cyangwa si ibyo waba ufite byose. Ariko uyu munsi sinemerewe kugira ikintu nakira, kuko ishobora byose nkorera. Imana ibana nayo, Imana inkoresha imirimo n'ibitanga, Imana iguhumaniye kuri Yorodani, Imana igukijije ibibe wari umaranye iminsi, ntabwo inyemerera kwakira ikintu na kimwe. Umva ijambo ry'umukozi w'Imana, umva ijambo ry'umukozi w'Imana uhagaze mu mwanya w'Imana, umva ijambo ry'umukozi w'Imana wafashe umwanzuro, umva ijambo ry'umukozi w'Imana utari umutubuye, umva ijambo ry'Imana ry'umukozi w'Imana wahamagawe, umva umukozi w'Imana wahamagawe utarigeze yihamagara, umva ijambo ry'umukozi w'Imana udakeneye ifeza n'izahabu, umva ijambo ry'umukozi w'Imana ufite amavuta y'Imana umenya gufata umwanzuro, umva ijambo ry'Imana ritari iry'umuntu wishakira indamu, umva ijambo ry'Imana ry'umukozi w'Imana wasizwe amavuta y'Uwiteka, wahamagawe mu bihe bikomeye. Arangije abwira umubembe, aramubwira ngo sinshobora, niyo byagenda gute, wampatiriza cyangwa wabireka, washyiramo imbaraga z'uburyo bwose, ariko sindi bwakira ikintu na kimwe. Ibyo bintu byawe bijyana, ibyo bintu byawe byigumanira, ngewe ndi kumva ntari bubyakire, kuko iyo nkorera irashoboye, iyo nkorera yanyishyurira inzu, iyo nkorera yanyambika, iyo nkorera yampa ibyo nyene, iyo nkorera yampa amafaranga, iyo nkorera ntabwo ariyo, iyo nkorera ntabwo ari Imana ituma nkwaka itike kugira ngo njye kugusengera, iyo nkorera ntabwo ari Imana ituma nkubwira ngo mpitike kugira nze kugutuburira, iyo nkorera ntabwo ari Imana ituma nirirwa mbakabaka, iyo nkorera ntabwo ari Imana ituma ntandukira, iyo nkorera ni Imana ishobora byose, ifite byose kandi yihagije. Iyo ngiyo niyo ndimo nkubwira uyu munsi. Ndagira ngo ngutangarize uyu munsi wa none, Imana ikurinde kuzicuza kandi bitashobotse. Uyu munsi wa none uracyafite amahirwe yo kumanuka kuri Yorodani. Wamara kugera kuri Yorodani, uyu munsi wa none Imana yiteguye kuguhumanura. Ibibembe byari bikumazeho iminsi, uyu munsi wa none uracyafite amahirwe yo kubikira, kuko Imana iri kumwe nawe. Nyumvira amateka ya Gihazi. Elisa abwira Namani, aramubwira ati genda amahoro, igendera amahoro, impano zawe zihorera. Ariko ndagira ngo mbibutse ko Elisa nubwo abwiye Namani ngo igendera amahoro, ariko afite umuja bita Gihazi. Kandi Gihazi mu mibereho ya Gihazi we akeneye amafaranga, mbega akeneye iby'isi. Ariko nubwo akeneye iby'isi, nta mpano iwe. Gihazi ntago afite impano, kuko iyo agira impano
yakagombye kuba afite uburyo bwo guteka, yakagombye kuba yaratekinitse. Buri kintu kizagutangariza umuntu uri empty, uzasanga iteka ryose arimo akeneye mbega akeneye ibintu, ntabwo akeneye ubwiza, ntakeneye kwereka abantu ko Imana ya Isiraheli ikora imirimo n'ibitanga, ahubwo we akeneye ibintu kubera ko ni empty, nta kintu kimurimo. Arakeneye ngo uyu munsi wa none ndasengera ibyifuzo ari uko byagenze gutya, kuko ni empty, nta kintu afite. Ntabwo impano Imana iri muri we ntabwo imuha ibyirinyo, nta byiringira yifitiye yuko n'ibyo arimo buri Imana yabimo, ahubwo abikeneye muri bene se. Mbega arimo aratekinika kugira ngo abikure mu bantu, mbega arimo arakubwira ngo mpereze ibi kugira ngo njye ku musozi njye kugusengera. Mbega arabizi ko niba mujyanye ku musozi ntabwo ari butahe nta kintu afite, arabizi kuri bumenye ko wajyanye ngo n'umuhanuzi, mbega uri bukore mu mufuka ukagira icyo umupange. Mbega uwo nuko bagihazi babaho. Mana ishimwe. Ngo Gihazi umugaragu wa Elisa, ngo umuntu ngo aribwira ati ko databuja yagiriye Namani uwo Musiriya ubuntu ntiyakire ituro yamutuye, ndahiye Uwiteka Imana nzima ndiruka mufate kugira ngo ngire icyo mwiyakira. Tekereza, Gihazi amaze kubona shebuja ko yanze ibintu, mbega shebuja yanze ibintu ahawe, ariko Gihazi aragira ati ngewe ngiye gutekinika paka mbibonye. Noneho dufite abantu muri iyi minsi ku buryo araguhabura, wakumva avuze mu ndimi ukagira ngo ni Imana ivuganye nawe, kumbi ni Gihazi afite tekinike, systeme yiwe. Njya numva bavuga mu mvugo y'iyi minsi ngo na marigonde, mbega afite amarigonde, afite ukuntu, afite iyindi systeme, afite uburyo tekinike, afite uburyo abigenza. Ni Gihazi, nuko ngo mbega we nta kintu kimurimo, ni empty, mbega nta kintu atunze muri we, mwuka w'Imana ntago ba muri we, nta mpano afite, nta yeri ituye muri we, ariko akeneye ibyiza. Noneho ari gukoresha systeme z'abandi, arimo arashaka kugendera mu mavuta y'abandi, ari kugendera mu mavuta y'abahanuye, ari gushaka kugendera mu mavuta y'abavuze ijambo ry'Imana kugira ngo abonereho amarongo, kubera ko ni Gihazi nye. Haleluya. Ngo nuko Gihazi akurikira Namani ku murongo wa 21, ngo Namani abonye amukurikiye ngo yiruka ava mu igare rye aramusanganira, aramubaza ati ni amahoro. Umugabo bita Namani byaramurenze, amaze gukira ibibembe yabonye ntaki, mbega ibyo yari afite byose yumvaga yabiha umuhanuzi, yari afite ibya, mbega ntacyo yarabuze, ariko akimara kwakira ko akiza ibibembe, mbega yumvaga yinjiye mu bihe bye, yumvaga yinjiye mu yandi mavuta, yumvaga yinjiye mu zindi mbaraga, yumvaga afite umutima wo kuba yarekura ibyo atunze kubwo kwakira impano, kubwo kwakira impano y'Imana, kubwo kwakira imbaraga z'Imana agakira, yumvaga yagira neza. Ariko Elisa we umuntu w'Imana ntiyari akeneye ibiguzi, yari afite condition, mbega yakoranaga n'ijuru, mbega ijuru ryari ryaramutangaje nta kwakira ituro ry'umubiri. Arangije ngo abonye Gihazi ngo arimo yiruka, ngo ava mu igare rye aramusanganira. Namani umugaba mukuru w'ingabo z'Isiriya, kuko byari byamurenze, ngo ava mu igare rye, arangije ajya gusanganira umuja wa Elisa. Haleluya. Kuko abonye arimo amwirukaho, kandi ikindi yamubonanye n'umuntu w'Imana. Hari igihe tujya duhura n'abantu, tugahura n'abantu turimo duhamagara Imana, umuntu wamusanga ku musozi, umuntu wamusanga ahantu ku rusengero, ukagira ngo ni umuntu udasanga, ukagira ngo ni umuntu w'Imana, ariko nyamara ari Gihazi. Mana ishimwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Wowe wamureba, mbega wowe kubera ko nta yereka ufite, ntabwo wakozwe ku maso ngo usobanukirwe, we kubera ko wamubonye ahantu, wabonye ameze nk'urimo avuga Imana, wabonye ameze nk'umuntu w'Imana, wowe umukubise amaso, mbega ugize ngo wowe kubera kumukubita amaso ugize ngo ni umuntu w'Imana, ntabwo usenze ngo ubaze ijuru ngo rigutangarize ngo urani muntu ki, ariko nyamara araguhamagara ijuru akubwira ngo yarose, ngo yeretswe, arimo arakubwira ngo umwuka w'Imana avuganye nawe, ashatse amakuru yawe arayamenye, ndetse ahereye no ku byo
mwaganiriye ahereye ku mateka y'ubuzima watangiye umubwira atangiye kuyuririraho kuko agukeneyemo ibintu kuko ni gihazi ariko arimo arakoresha systeme z'uburyo bwose arimo arakoresha strategy z'uburyo bwose kugira ngo abashe kuba hari ibyo yagukuraho kubera ko ni gihazi ariko nyamara wakubitanye nawe ari kumwe na Elisa wumvisha amavuta ya Elisa agufashe urangije urebye gihazi nawe ugira ngo ni umuntu w'Imana uhita wiyumvamo ko nawe ari umuntu w'Imana nyamara nubwo gihazi yagukurikiye ariko Elisa yari isigariye kandi uwasigaye utaragukurikiye niwe muntu w'Imana uri mu Imana wa undi utarigeza kwaka nimero ya telefone uwo ngone warimwe amavuta y'Imana wa utarigeza kubaza aho utuye niwe warimwe amavuta y'Imana wa utarigeza kubwira ngo zana ituru niwe warimwe amavuta y'Imana nubwo utaye umuntu w'Imana nyamara nubwo ubonye gihazi ari maza kwirukira ariko banza umenya amakuru y'ijuru kuwo nguwo ari gihazi ikimugenza ni ibintu kubera yuko Elisa atigeze abyakira kuko umuntu w'Imana atigeze abifata none uyu munsi wa none ugiye ukurikiwe na gihazi kugira ngo agire ibyo akwambura kandi namara kubyambura aragutura mu mukoki mubi aragutura ahantu habi cyane kubera ko ni gihazi namara kubona ibyo aragukeneye ubuzima bwawe arabusiga mu kaga uyu munsi wa none bamaso haleluya haleluya manishi Namani arangije abaza gihazi aramubwira ngo mbese ni amahoro gihazi nawe aramubwira ati ni amahoro gihazi abwira Namani aramubwira ati databuja arantumye ngo aka kanya haje abahungu babiri b'abana b'abahanuzi baturutse mu gihugu cy'imisozi ya Efurayimu ngaho nyumvira ibya gihazi nta nakoresheje systeme yiwe nta nakoresheje uburyo bwiwe abwiye Namani aramubwira ngo databuja Elisa arambwiye ngo muri aka kanya ubu turimo tuvugana haje abahungu babiri b'abana b'abahanuzi baturutse mu gihugu cy'imisozi ya Efurayimu ngo arakwinginze umuhere ubamuhera itaranto y'ifeza n'imyambaro yo gukuranwa ibiri none nyumvira gihazi haleluya abwiye Namani aramubwiye ngo arakwinginze abeshyeye Elisa ngo muhera abo bana b'abahungu itaranto y'ifeza n'imyambaro yo gukuranwa ibiri ariko ni igitangaza ngo nuko Namani aramubwira ati emera ujyane itaranto ebyiri none umva imbaraga umva umutima Namani umva amavuta Namani ahagazemo yuko yahuye n'umuntu w'Imana amaze kumukiza ibibere none uyu mugabo bita gihazi amwatse itaranto imwe aramubwiye ngo icyo dukeneye ni itaranto imwe ariko kubw'amavuta gihazi ahagazemo arambwiye ngo nyemerera none itaranto imwe yihorera twara itaranto ebyiri izi itaranto ebyiri numara kuzijyana aba ari zumhera umuntu w'Imana umubwire ngo niyakireze ebyiri mu kimbo cy'itaranto imwe ariko haleluya ngo niko kumuhata amuhambirira itaranto z'ifeza ebyiri mu isaha ebyiri hamwe n'imyambaro yo gukuranwa ibiri abikorera abagaragu be babiri barabyikorera bajya imbere ya gihazi babigejeje mu maso ku musozi w'iwabo wumve tekinike wumve strategy za ba gihazi ngo abigejeje ku musozi w'iwabo arabibaka ngo abishyira mu nzu araza ahagarara imbere ya shebuja amaze gufata ibyo ahawe na Namani abishyize mu nzu ariko Imana ni igitangaza amare kubishyira mu nzu aragaruka aza guhagarara imbere ya shebuja Elisa ariyumangaye noneho ntago azi uwo arimo akina nawe arimo akina n'umuntu w'Imana Imana yakoze ku maso haleluya amuhagarara imbere hanyuma arazagara imbere ya shebuja Elisa aramubaza ati uraturuka he gihazi haleluya Imana ikora ku maso Imana reka nkubwire dufite imbaraga dufite ubushobozi dufite imbaraga zo kumva ibyo abandi bati ndagusengeye muri aka kanya urimo wumva ijambo ry'Imana ndagusengeye umunsi wa none Imana iguha ubushobozi n'ubutware iguha izindi imbaraga n'andi mavuta yo kumva ibyo abandi bantu batumva ndetse no kureba ibyo abandi batareba Elisa ngo yumva ijwi muri we arangije abaza gihazi aramubwira ngo mbese gihazi uvuye he undi ati umugaragu wawe ntaho nagiye gihazi ahita abwira shebuja amubwira ati umugaragu wawe ntaho nagiye Elisa aramubwira ati umutima wanjye ntiwajyanye nawe ubwo wa mugabo
umutima wanjye ntiwajyanye nawe. Ubwo wa mugabo yahindukiraga akava mu igare rye akaza kugusanganira, ahita amubwira ibyamubayeho. Aramwibutsa aramubwira ngo umutima wanjye ntiwigeze ujyana nawe. Wa mwanya wafataga, wa mwanya wari uri mu bya bihe wari uhagaze, bya bihe wabeshyaga umuntu w'Imana umubwira ngo ni njyewe ngutumye, cya gihe ava mu igare agahindukira aza kugusanganira, cya gihe abona wiruka inyuma ye agahindukira aza kukureba, ntabwo umutima wanjye wajyanye nawe, njyewe sinarindi kumwe nawe. Ariko muri ako kanya Elisa arabimubwira, aramubwira ngo ibyo byose nubwo byabaga umwuka w'Imana yabinyeretse, ariko sinigeze njyana nawe. Aramubwira ngo mbese iki ni igihe cyo kwakira ifeza n'imyambaro n'inzerayo n'inzabibu n'intama n'inka n'abagaragu n'abaja. Urumva iki ari igihe? Iki ni igihe cyo guteka, iki ni igihe cyo kubwira abantu ngo ndagusengera umpaye amafaranga. Mbese iki ni igihe cyo kubwira abantu ngo banza witange ibi kugira ngo ngusengere. Mbese iki ni igihe cyo kubwira abantu ngo muze uyu munsi ngo dukora ibitanga. Mbese iki ni igihe cyo kubwira abantu ngo umunsi ngo nuw'ibyifuzo ngo kandi ngo murazana. Mbese ni igihe cyo kubwira abantu ngo uyu munsi ngo none ngo turajyana ngo ku musozi ngo kandi uzane ibi. Mbese ni igihe cyo kubeshya abantu ubabwira ngo ukwezi kw'inzu ngo bagusohoye ngo none ngo reba ukuntu wabigenza kandi batagusohoye. Mbese iki ni igihe cyo kubwira abantu ngo ejo ngo nzajya ku musozi gusenga ngo nyereza amafaranga kandi utazajyayo. Elisa aramubwira ngo mbese iki ni igihe cyo kwakira ifeza cyangwa se ni igihe cyo kwakira imyambaro, ni igihe cyo kwakira imitungo, mbese ni igihe cyo kwakira ibintu. Aramubwira ngo ariko wibuke kugenda urimo ujya kureba Gihazi, ntabwo umutima wanjye wigeze ujyana nawe, ntabwo nigeze ngendana nawe, ibyo wakoze byose sinari kumwe nawe. Haleluya. Amubwira ijambo rikomeye. Elisa aramubwira ngo nuko ibibembe bya Namani bizakomaho no ku rubyaro rwawe iteka ryose. Ndagira ngo aha hantu yitondere. Namani agiye kwaka, Namani ahaye Gihazi ibi ngibi, ariko Namani yari umubembe. Ibibembe bya Namani birakize. None ibibembe bya Namani ko bikize bikaba byimukiye kuri Gihazi ufashe wakiriye, byimukiye kuri Gihazi wemeye kwakira, mbega wemeye gufata ibyo umukozi w'Imana yanze. Elisa amubwira aya magambo, aramubwira ngo nuko ibibembe bya Namani bizakomaho no ku rubyaro rwawe iteka ryose. Maze amuva imbere ahindutse umubembe yera nk'urubura. Yatse italanto ebyiri barazimuhaye, nibyo koko izo talanto yazihawe. Yatse imyenda yo gukuranwa barayimuhaye, niko koko iyo myenda arayifite. Ariko ibibembe bya Namani, ibibembe bya Namani bigiye kuri Gihazi ndetse n'umuryango we. Bene data, nshuti z'umusaraba, bene data mwaherewe ubuntu, mwahawe impano z'Imana muzihererwa ubuntu. Ntabwo iki gihe ari igihe cyo kwakira ifeza, ntabwo ari igihe cyo kwakira amafaranga, si igihe cyo kwakira imyambaro. Iki ni igihe mugomba kureka Uwiteka akikorera. Iki ni igihe mugomba kureka Umwami Imana ukorera muri twebwe akabana natwe. Iki ntabwo ari igihe cyo kubanza kujya mu biciro ngo kuko ngo mbere yuko bakwafisha ngo ubanze ngo ushyireho ibiciro. Iki ntabwo ari igihe cyo kugira ngo niba ugiye kuririmba uve ari uko hari icyo baguhaye. Iki si igihe cyo kugira ngo niba ugiye kubwiriza ngo paka ngo mubanze mujye mu biciro. Ntabwo ari igihe cyo kwakira italanto n'ifeza, kuko nubyakira ibibembe nabyo ntabwo uri bubikire. Kuko Elisa umuntu w'Imana arimo aravugana nawe muri aka kanya, avuga ngo nubwo wagiye umutima we ntabwo wajyanye nawe. Haleluya, 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 haleluya. Bene data nshuti z'umusaraba, nagiraga ngo mbatangarize uyu munsi, mbabwire ngo Imana izabarinde kwicuza ariko bitagishobotse. Nimwakire neza ijambo ry'Imana ku bwa Kristo Yesu. Amen. Amahoro y'Imana, ngo mbibutse ngo mukore subscribe kugira ngo tujye tubana mu buryo bw'ijambo ry'Imana. Murakoze. Yari mwene so Evangeliste Zabron Musengimana. Imana ibaha umugisha.